Yambabaje kumva ngo umuntu bamwishe bamuboheye inyuma. Njye nari nagiye ngeze mu nzira numva bavuze ngo umuntu muri quartier ngo bamwishe. Sanze bari kuvuga ko bamuzikiye amaboko inyuma barangiza bakamuzirika igitambaro mu kanwa n'amaguru bayaboshye. Barangije bamusasira ishuka hasi, matera yo bayitwaye bamusasira ishuka hasi basiga atumbuje nyine batanamworoshe. Yambaye ubusa buri. Ndagusuhuje mukunzi wacu ari napora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru ateye ubwoba, ni inkuru yica mugongo aho yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho basanze umukobwa yishwe bamukoreye ibintu bibabaje cyane, ibikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye. Mbese iyi nkuru yica mugongo yongeye kumvikana muri kano karere ka Gasabo yaba yatewe n'iki? Mbese abamwishe bo bamuzizaga iki? Kuri ubu abaturage, inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi zaba zatangaje iki nyuma y'ibyo biboneye amaso ku maso uyu mugore yishwe urupfu rubabaje cyane? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko badutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeje gushengura imitima ya benshi, haba abayumvise ndetse n'abayiboneye amaso ku maso. Nyuma y'ibyo biboneye, nyuma y'uko umukobwa yishwe urupfu rubi arangije aranashinyagurirwa ndetse abamwishe bashinyagurira uyu nyakwigendera. Ibi byagaragaye ku mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko witwa Muhawenimana Claudina, wari usanzwe ukora umwuga w'uburaya, gusa ngo yari amaze igihe ashinze akabari muri chambre yabagamo iherereye mu mudugudu wa Mubuga, akagari ka Masoro mu murenge wa Ndera wo mu karere ka Gasabo. Ngo ubusanzwe uyu mwana w'umukobwa ntiyakundaga kuvuga menshi ngo kuko n'abaturanyi ntibari baherutse kumukubita iryera ari mu bikorwa by'uburaya. Iyi nkuru yica mugongo yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 nibwo abaturage babonye atinze kubyuka babyibazaho nabo birabayobera. Bagiye kureba nibwo basanze iwe hadakinze, basunitse urugi, batungurwa no gusanga aboshya amaguru n'amaboko yambaye nk'uko yavutse ariko yashizemo umwuka. Ibi aba baturage babitangarije itangazamakuru mu magambo yabo bagira bati: Yambabaje kumva ngo umuntu bamwishe bamuboheye inyuma. Njye nari nagiye ngeze mu nzira numva bavuze ngo umuntu muri quartier ngo bamwishe. Sanze bari kuvuga ko bamuzikiye amaboko inyuma barangiza bakamuzirika igitambaro mu kanwa n'amaguru bayaboshye. Barangije bamusasira ishuka hasi, matera yo bayitwaye bamusasira ishuka hasi basiga atumbuje nyine batanamworoshe. Yambaye ubusa buri. Abamubonye bwa mbere bavuze ko yasanze aziritse ikamba amaboko ntagana ku munwa n'amaguru. Turanye bo bavuze ko bacyumva umuntu ari gusakuza bageze ngo ni induru y'akabari bisanzwe,
barangije ntibanabyitaho. Tugiye kumva baratubwira ngo nyine Claudine yapfuye, kuko nanabyumvishe numvishe ngo yari yambaye n'ubusa, urumva ko nyine banabikoze. Ni ibintu kandi byatunguye abatuye muri kano gace, kuko nabo bagiye bemeza ko uyu nyakwigendera yaba yishwe ngo kuko bimwe mu bikoresho byo mu nzu basanze babyibye birimo matera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo aba baturage bari barimo baraganira n'itangazamakuru, mu magambo yabo bakomeje bagira bati byumvishe bidutera ubwoba kuko natwe byadutunga, ibintu byadutunguye, kaba ari akagambane abantu baba bamugambaniye, kuko ntago ibintu ntago byaba ari gusa. Matora nayo irimo gaze n'ibyo yari afite, ariko ibindi inzoga zo ngo numvishe zirimo. Oya, nubwo haburwamo rusanzwe ariko ntago bicanaga gutya, barwanaga bisanzwe. Icyo aba baturage bo muri kano gace bahurizaho ngo nuko bagomba kugira amakenga ku bantu batazi, cyane cyane abakobwa cyangwa abakora umwuga w'uburaya, by'umwihariko bagasaba ko hashakishwa abihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera bakabiryozwa ngo ko bamukoreye iyicarubozo rikomeye cyane. Aba baturage kandi bakomeza bagira bati ni gufata isomo kuko ntabwo upfa kugurisha n'umuntu atazi. Isoko yacuruzaga inzoga, nimba ari abakiriya babikoze ntawe wamenya ngo ni bande babikoze, babashakishe babakanira ububakwiye, kuko ntabwo ibintu nabyo ni indengakamere. Bamwishe rubi rwose, byaduteye n'ubwoba cyane ubwo, kubera ko se niba umuntu yari asanzwe abana neza n'abantu nta kibazo ateza mu mudugudu, nyine bagakwiye guperereza nyine uwo muntu waba yamugiriye nabi akamenyekana, nyine bakaba bamuhana bikomeye pe, bitewe n'ibintu yamukoreye. Bye rwose bibaye ngombwa nabo babica pe. Hakongerwa umutekano, irondo bakaryagura. Iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kubabaza abantu benshi bagiye batandukanye, yanemejwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Claudine, aho yavuze ko iyi nkuru ikimenyekana iperereza ryahise ritangira kugira ngo haze kumenyekana abihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera. Ubwo yari arimo arabitangariza itangazamakuru, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Claudine yagize ati uyu mukobwa bamusanze yapfuye mu gitondo, ni umukobwa ukora umwuga w'uburaya, tuvuga ko ari indangamirwa. Birakekwa ko bashobora kuba bamwishe, ariko ntabwo turabimenya. Ibyo ngibyo tubiharira RIB, hanyuma igakora igenzura, akaba ariyo iza kutubwira ikivamo. Uyu nyakwigendera witwaga Muhawenimana Claudine, uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, bivugwa ko apfuye asize umwana wabaga iwabo mu cyaro, ngo ni mu gihe abageze muri iyi chambre yabagamo basanze ibikoresho byose birimo matera byose byibwe, ndetse bakongeraho ko yaba yishwe anizwe, ngo kuko nta gikomere yari afite ku mubiri we uretse kuba basanze yambaye nk'uko yavutse, nk'uko ndetse aziritse amaguru n'amaboko ndetse n'umunwa we uhambirijwe igitambaro. Gusa hari andi makuru twamenye, nuko hari abagabo babiri barimo kunywera aho ngaho yashinze akabari iwe mu rugo, ari bo bamaze gutabwa muri yombi, mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane icyo nyakwigendera yaba yazize. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yumvikanye mu mujyi wa Kigali y'umukobwa wishwe aboshye bamusiga yambaye nk'uko yavutse. Iyi nkuru ikimara kumenyekana yashenguye imitima ya benshi, ndetse abatandukanye bose bashyukoba bitewe n'ibyo biboneye amaso ku maso, nyuma y'uko uyu mukobwa yishwe urupfu rubi cyane. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.
mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe uwo munsi ku wundi.